Kuwa gatatu afungwa kuwa gatandatu twaganiriye ambwira ko ashaka guca muri izo nzira nari namusobanuriye ko ntabwo yari abizi. Ni nyuma ya komite rero batanze kuri biriya byakoze cyane mbere ko biba bisohoka. Jewe mbona iba iyo zirambabazi urumva inzira zisabwa kugira ngo imbabazi zigire agaciro ndazizi n'akimateka asabwa ndabizi. Ngamubwiti izi mbabazi reba amanotera ahantu riranga ntabwo ndi kigese ndi hano. Umugore bari bibiganiro byiza bibiganiro bimeze neza. Ejo uyu mugore yagiye muri parike yarahari n'ibaro itanga imbabazi yayitanze. Byaciye ku social media biteze ikibazo mu bantu. Bamwe ati imbabazi y'Imana yatanze zari zibicupuri ngo kuki mbere yo kujya kwitaba RIB yabanje kazisiba. Ese koko biriya wowe ukibisoma wabibonyemo imbabazi cyangwa bwari ubutumwa bwo kuvuga kuri Obama ashaka gutanga? Ese koko zira mbabazi yavuga gatanze yarazehe bariye bafunzwe yaratse amategeko avuga ku mbabazi wowe wabibonye ute byakiriye ute kugira ngo koko n'ababisomye kuko ari nk'umuntu abonye yakozwe ikinyamakuru kimwe yavuze ati imbabazi z'ibicupuri ngo yisubiye ku mbabazi z'ibicupuri yatanze. Wowe iraba rowe mbara yisomye wayisobanuye ute cyangwa se yumvishe wa understanding ute no kumufite ari cyuzi ku mategeko ndetse nyine no ku imbabazi zitangwa cyane mu mategeko byajyanye no ku ngingo wagiye usoma nyine zitandukanye. Imbabazi zigira agaciro iyo zinyuze mu nzira eshatu. Inzira ya mbere nuko wandika ugashyiraho umukono wawe n'amazina yawe aba mu byangombwa byarakozwe. Hariho y'Imana waboye ntabwo yari amazina yo mu irangamuntu. Umutore ntabwo ari amazina akoreshwa bavuga Arias. Ntabwo ari amazina ntabwo wahamagara ngo waboye y'Imana cyetse mu gitaramo kuri stage n'uwavuga ngo y'Imana. Bazigamuranye rero kuvuga ati waboye ntabwo ari amazina amategeko aba yazi. Cyakoze iyo hari akazi nuzi iyo buri kubaza imyirondoro wanza ngo nta yandi mazina tutavuze yawe ukavuga nyine waboye y'Imana uri zagura Florine niyo mazina ubundi umucamanza aba agomba kumva. Ibaruwa rero ugomba kugenda ugashyiraho amazina aba mu byangombwa byawe yemewe akuranga. Icyo ni icya mbere ukajyana kwa noteri akanotifiye agateraho ugashaka guhereza ukayijyana ku rukiko cyangwa ukahereza umunyamategeko ufite aho na dosiye agashyira muri system n'izo nzira eshatu. Naho gupostinga kuri social media nk'uko nawe wapostinga ibyo ushaka. Ariko ubwo buryo de Benise wize gukoresha kuri fata ku mavuta. Ntabwo ariko byageze ku ibaruwa ndumva ari njye yajyanye mu rukiko. Ben yaranditse arasinya noteri arashyiraho kashe njye njyana ku rukiko bateraho kashe ya reception hanyuma bararukoresha. Ntabwo umucamanza yari guca urubanza yemerewe gukoresha ibintu bitari muri dosiye biri muri system ntabwo byemerewe. We niyo mwamwaza imodoka umuganga ariko buriya munsi witondaga nta kibazo bitari muri dosiye ko witonda afite cyangwa cyo kwitonda ntabwo umucamanza byitaho. Ari ibintu ibimenyetso yahawe. Urumva rero ko gupostinga kuri Instagram ni bisanzwe ntabwo byitwa imbabazi. So bivuze ko bivuga no kubisiba n'ubundi ubwo ni uburenganzira ko n'undi cyari bivuze n'ubundi. Ariko naye nanamubwiye ashaka inoteri abisinyishe bimwe. Icyo yaragamije simba mwaraganira. Mugana se gahunda yarate ko ibyo nyine bireke. Iyo dutekereza ko ari imbabazi yataho ko nibyo yaragambiriye ko gukora. Kuwa gatatu afungwa kuwa gatandatu twaganiriye ambwira ko ashaka guca muri izo nzira nari namusobanuriye ko ntabwo yari abizi. Ni nyuma ya komite rero batanze kuri biriya byakoze cyane mbere ko biba bisohoka. Jewe mbona iba iyo zirambabazi urumva inzira zisabwa kugira ngo imbabazi zigire agaciro ndazizi n'akimateka asabwa ndabizi. Ngamubwiti izi mbabazi reba amanotera ahantu riranga ntabwo ndi kigese ndi hafi. Ntabwo mu Rwanda nta matwa noteri niba uri mu Rwanda nta kibazo cyangwa niba utari mu Rwanda wibereze niranga muntu yawe ndebe noteri abisinye ariko ntabwo byemewe noteri notifiye ibintu wowe nyirako imbere. Nambwira ko ari mu Rwanda katari muri Kigali nabwo yashaka noteri aho ngaho bisinye binyuze kuri WhatsApp mbigwere meter bishyira muri system. Nambwira ngo nibyo reka mbikore. Kumva ligaye mushakisha nahita yitoherangira gutyo urumva niyo mpamvu yari mu nzira zo kuzitanga. Ariko yasanga atanasanga imbabazi ntabwo zikuraho legal cases. Niyo musobanuriye se ko nta gacuruza ari ikibazo gifite kuki barashaka kujya gusinya ibintu kandi zeza ko nta gacuruza gifite. Urubanza rwamaze bamaze gusoma urubanza ntabwo rwari barasoma. Bari barasomye ko baza bakate bari mu bujurire. Ukuntu bigenda ikintu cyose gishobora kuba cyakwifashishwa urubanza rutarashyirwaho akadomo ngo rugerwe ntakuka cyangwa se rufatwa umwanzuro. Ikimenyetso cyose umuburanyi cyangwa umushinjacyaha bwemewe kugishyiramo. Gusa iki kimenyetso ntabwo gitegeka umucamanza kugishingiraho ariko ashobora kuba yakifashisha mu kugabanya cyangwa mu koroshya cyane. Gusa ntabwo gihanaguraho ibihano ariko amategeko asobanura. Ingingo ya 64 y'amategeko mu gitabo mpanabyaha cy'u Rwanda bivuze ngo rero iriya baru yijyamo
niwe victim niwe wareze nubwo icyaha cyo gusakaza amashusho ko rusange kiba ari icyaha cyakorewe sosiyete biba byaravuye mu biganza byawe iriya myaka 3 bariya bahawe yashobora kuba bavuga ati reka tuyisubike icyaha tubaho ibiri isubikiye mu yindi cyangwa se kubera ko banafite itegeko riteganya buri gihe ububasha bw'inyungu mu Rwanda mu ngingo ya 55 ivuga ko buriya bashobora kwandikira perezida w'urukiko rukuru bakabwira ko barenganyijwe cyangwa hari ibyirengagijwe mu rubanza rwabo bakagaragaza nk'iyo wari wiza ko irimo ko itaho agaciro kandi ari we warareze ko yatanze imbabazi bikaba byahawe agaciro ariko azirongazi izo nzira zitakoreshejwe nyine kuzisobanura ari wo muti mwiza cyane kuko ntacyo zari zimaze. Okay, bivuze ko rero ababyisuye ibicupuri uwo mwagana uburenganzira bwabo byita gutyo ariko nyine kuri gore wandi amakuru niko ashaka aho kuri gore nyine nuko yari yazisabye ari byanyabyo we niyo ko yari yazitanze ari byanyabyo yari mu urumva kuri social media byari biriho yari mu nzira namubwiye inzira agomba gucamo kugira ngo noneho zibashe kugera muri system y'ubutabera kuko ntago system y'ubutabera ishingira kuri Instagram ishingira kubyibona imbere muri dossier. So nose hari ibindi nabonye muri bisi none ncaho yagudufasha gatoya byaratangajwe n'umuvugizi uru rwego nyine rib ku munsi w'ejo ibingibi bigezweho byo kujya kwitaba urwego akabanza gaca kuri social media ibingibi byo ko bigaragara ko ushobora gutambamira cyangwa se kwitambika iperereza cyangwa se bituma bitagenda neza cyangwa se rike-expose abantu ibyo ntabwo byaba ari ikibazo mu minsi iri imbere nta tegeko rifite ryabyo rishobora ryabihanira umuntu kuko ni nko kwitambika iperereza kwitambika iperereza. Okay, urugero nyine ukuntu ba Yamano mbere yo kwitaba babanje bakoze amavideo agiye hanze tubonye basikaye tubakoze video zigiye hanze mu gikari yo giperereza rero rirakorwa wenda yatumijweho ibyo ntabwo ari kwica iperereza ryicwa ari uko uvuze ibiri kugukorwaho ibiri ni ukuvuga ngo ukurikiranyweho kwiba amafaranga hari abantu bayatabye noneho kuri TikTok baravuga ngo amafaranga natabye yaramuzagende muyafashe aho urirangije neza kuko kivuga tabajyayo abantu bataburigisha naho igihe ukiri mu none se umuntu uri mu maboko yari bari muri kasho yajya kuri ya TikTok oya buriya haba mu byiciro bibiri hari kuba wakurikirana muri hanze itegeko riteganya mu ngingo ya 36 TikTok yita mu ntabya cy'u Rwanda cyangwa se kwita uri muri nk'ibya kenshi nabyo kabeze iyo uri hanze rero hari ibyo uba wemerewe n'ibyo utemerewe ariko none iyo utaratangira kuba wakorwaho iperereza bo bakiri kubikora ku iki bataratangira guhamagara ngo bazwe we nta kintu na kimwe babikurebaho ubu uri umunyarwanda rusange ariko kano kanya yampana ari muri kasho nta kintu ese ntiyagera live ntiyajya TikTok ubu ngubu nyine mu maboko yabo yanditse warwase umunyamategeko wajyanye ku pro yakwandika rero nta kibazo akayisiba ibyo ngibyo yarabyemerewe nabwo n'impamvu iyo baruwa siba buri ikintu cyose ari baruwa yo kwigaragambya ntiyayandika ariko rero gusaba imbabazi vava metre yasaba umuntu umushinga akayandika ibyo ngibyo nta kibazo ariko azirongazi wowe utari witaba ukajya gukora ikiganiro uri umunyarwanda rusange ufite uburenganzira nk'abandi bantu bose ikibazo cyari nuko wajya kuri live ukavuga ibintu abo bibwira uzi ko bagufitiye impuhwe kandi ntacyo bazagufasha kuko at the end of the day abantu baje bagimageragere hari wabona sara umuntu ukora live ngo tukusanye amafaranga yo kubafasha bagura gaswari cyangwa bagure bodaboda cyangwa bagure kawunga cyangwa bagure amakaroni muri gereza hari n'abasura n'inshuti zabo zari zisurana nabo kenshi ningiye ujya kubasura kandi aba bantu bari kuri za live se ubundi urabona abasetsi bashungereza abasetsi buriya umusetsi iyo agusetse wowe ugize ngo uramushimishije ariko abagukwenye nyine bari bari kubakwena ko ntacyo bamarira naho kuvuga ngo umuntu yakora ikiganiro atarafungwa byo nta tegeko rikiza cyese urwaye mu mutwe ufite ibyangombwa byo kurwaye umutwe ni gutagikora ariko uri muzima impamvu ubwo itegeko ugiye ufunzwe nta kiganiro wakora nta live wakora ariko uri hanze ubuzima rusange no kujya kuvuga ibintu byawe kuri izo live ni ikigero gito cy'ubumenyi bwa muntu nyine ufite ubumenyi butanga ucagase cyane kuko wakabaye ugana inzego zakagufasha cyangwa se abahanga mu by'imitekerereze wagashatse metre nkanjye metre mfite metre twageretse Joseph niwe unyunganira amategeko n'umwunganira bo ya PRFC na muhanga cyane sinari muzi wakabaye ubundi ushaka metre wagashatse umuhanga umuscologue wagashatse umuganga wagashatse umuntu mu ufite amafaranga menshi akaba yakugira ngo atari kwakana ibyo nuko nta muntu rega ubundi sa umuntu uzi kuri social media murayivukize abantu bakize n'abantu bari muri business hano hasi abantu basa abakize ntabwo bamusanga kuri utwo tuntu twaraye nimbura ntabwo bashaka intare ifite n'icyana cyayo ibijyanye n'ubuzima bwo mu bwonko kugira ko ku mwanya munini cyane ku mabanyambaga no kuri telefone byica imitekerereze ya muntu no gufata umutwe ntufate no kwegirwa cyane bikazatuma urwara
indwara y'umutwe, kuba wagira ihungabana, kuba utakwibuka, kuba wagura ibitotsi, ibaze kumara amasaha 7 kuri live. Ese wazabasha kwibuka itegeko nimero runaka umuhanyirwa n'umuntu yazuka ko saa 9 mufite gahunda yibaza uramubona ukuntu akari ikizongwe adahari. Okay, dusanga abasoza uburyo bw'imbabazi kuri ya muntu urabwa bwakora bijyanye n'ibyaha birindwi byose kurikiranyweho umugore waramutse yanditse asamusabira imbabazi ho byakora ngo ni kuba kusesenguzi bwawe tugende ku mategeko cyane ibyaha wapi ntabwo njye nkora gusesenguzi bushingiye budashingiye ku mategeko tugende ku byuzi nyine ku ngingo wasone urumva icyaha cyo kwicanye ubwinjira cyaha ku cyaha cyo kwicanya imyaka 25 ubwo icyaha cyo kwica ni burundu hanyuma itegeko rivuga ko icyaha cyo kwinjira cyaha mu bwicanyi baguha imyaka 25 niko itegeko riteganya. Icyaha cyo gukoresha uburyo bwo kugura umujyi n'amezi 3 n'umwaka nicyo cyo gishobora guhabwa igihano cy'imirimo y'ingusane birashoboka cyane kwita no gukomeretsa n'amezi 6 n'umwaka umwe ashobora gusubikira rwose umuntu kunyekera umwaka n'amezi 2 gufungirana umuntu cyo gishobora kuzavamo umuntu wanase wamufungirana gute cyo gishobora kuzavamo si 7 ariko se ukivangura n'imyaka 5 n'7 yamuruma izuru yavuze amagambo ntasubira mu kuri radio ntabwo byari byiza ngiye mvuga amagambo meza cyane sinyavuga amagambo izuru ryarumwe bise birahari kwa muganga harahari aho yamugongeye ashaka kumwica harahari ngo amakamera ari mutari wari umutwaye harahari urumva rero hari ibyaha wowe utangira ari ibyawe uri victim none wabigiza mu bugenzacyaha bikaba byakorewe Rwanda icyaha cyo kwica wowe wishe uzi ko wishe ariko gukora icyaha society ibyaha by'inshinja byaha kenshi burya biba muri kategori yuko ubukwicanwa uba warakoreye society. Umugore rero kukubabarira ntabwo bikuraho legal case ntabwo ibyaha byavaho ahubwo ibintu biroro ariko se umugore arakubabarira banareba imbabazi iyo wagiye kureba ubwoko bw'imbabazi ninde muntu hari waguteye ubwoba hari wagwaye amafaranga ntabwo rega no gupfa gutanga imbabazi barebaza ubundi se wowe ugiye kurega kuki wowe n'uwo muntu ugiye kurega mutice ngo mubabarirane ukajya kugana ubugenzacyaha cyo gukora n'ikiro gukora mu izina rya Rwanda ushinjacyaha ukakitinga mu izina ryo gushakira ubutabera Rwanda kuko umuntu ushobora kuba yavuga ngo agiye kugonga yica umuntu agiye aramurumye ejo ashobora no gukora ibindi bintu baba bari none biba byarenze imbaraga za vava bikajya muri societe biba biri mu biganza by'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha n'umucamanza mwebwe we victim intege zawe ziba zarangiye. So dusaba abasoza kuri iyo ngingo akundi ngo zinakoze ko amatsiko mfite ubushinjacyaha bugiye bako gatanga imbabazi nganje kese y'umugira yize nganje y'umu producer yibamba yarabariwe aha ubushinjacyaha mu imbabazi ubushinjacyaha ubushinjacyaha inshingano zabo se nizi mu gushinjacyaha nyine hari icyitwa politike nsana n'icyitwa propaganda kwemera icyaha mu gushinjacyaha wowe uyo wemeye icyaha umushinjacyaha nta ubutabera bushakirwa ndetse ubushakirwa uwareze icya society kandi leta ifite gahunda ya politike nsana na politike yo kunga abantu cyitwa mediation. Rero umwaka washize hunzwe imanza 2022 biciye mu bwunzi 2020 yose imanza nyinshi muri buhungiye mirenga 1018 birakorwa ngewe mu biganiro byo munsi ndabigaruko cyane ntabwo ubushinjacyaha bugamije kuvanga musa afungwe as long as wemera ugasembaza atari ibyaha by'ubugome cyangwa bikomeye cyane ndenga kamere hari ibyaha byoroheje ibyaha by'ubugome n'ibyaha ibice bitatu by'ibyaha. Ubushinjacyaha rero none se bwakanga nese nawe yumva none se kuri toxique ntiyahawe amezi 3 asubikiye muri 3 nyuma y'ingo rusange nese se ubushinjacyaha nubwo wenda bwajuriye none se hoya hari abantu benshi bari gukora inyuma y'ingo rusange hano baba barababari hari n'ababa bakurikiranwa bari hanze none se Godwin ntiyavuyemo agasubikirwa nese ubushinjacyaha biraba cyane ahubwo bisakuye ngo ukakurikirana iyo witwaye mu iburana bitewe no witwaye mu iburana bitewe n'ukuntu witwaye n'ibyaha kurikirana ariko ubundi koroha cyane azirongazo uzi ko ibintu byawe bikomeye niko bigenda ariko ntabwo ubushinjacyaha imibare twigaho cyane ibintu byo kumvikana bakakurekaho kuko nejo Skayito yari mu bushinjacyaha yari yabajijwe bagira ngo barebe n'umugore agiye kumubabarira bategeje raporo ya Rwanda Forensic kugura nimba ahungu mu cyangwa atarumwa mu maraso yawe kintu cy'umubiri urimo ubushinjacyaha buranza kubaza ngo mwakiyunga
y'abantu babiri ubushake burahari se ku mugore wewe bwo kwiyunga byo birahari bwo kwiyunga birahari ibyo byo gukubita no gukomeretsa ntabwo uzi ko babu yababariwe ntese si gukubita no gukomeretsa iyo ibingibi bishobora kuba wowe wakiyunga n'umuntu hakagira ikiguzi bagutegeka gutanga urataha akagira ibyo gutegeka kubahiriza nyine mu gihe bivuze ko sikahita n'umugore barimo ibiganiro byiza ibiganiro bimeze neza ejo umugore yagiye muri parike yari ahari nari bari witanga ibibazo yaritanze ubwo sigaje kureba bizamuri Frenske turategereza nyine twese nk'abanyarwanda Pfundika mushimire ndabona